nje nkikubitana amaso na Gatete. Gatete uramuzi Karenzi? Ashinzwe iki kuri stade? Ni imyinjiriza ashinzwe ibi muri iriya kampani ya y'ababouncer ni get what sinibuka ukuntu bitwa n'ufite kampani ya get y'abinjira barimo indani kabisa n'umuntu cyangwa ni imbere cyane ayifite nuza y'ababouncer aba stewards akinkubita amaso ntabyo kuvugana ko mfite kari agapapuro bambikaga abantu ba VIP hanze nyuma ya stade yarambaje urashaka iki hano ndamubaza se Gatete ndashaka iki hano ubuza hano gusaba uburenganzira ikigo niko namubajije ndamubeshyera se ngo bigende gute ndamubaza se uza hano kuko yashatse no kunsunika nose ikibazo ufite ni iki ngo abanyamakuru se binjira ndavuga se hano hari badge ndi kukwereka abana umuryango ku gipangu ruguru nari ndi kumwe bitwa Tiger Gate iriya kampani yabo y'aba bouncer yitwa Tiger Gate uwitwa Gatete rwose we abanze sinzi niba roda yari afite ntaza aho yayikuye ubwo Karenzi waguma kubivuga wenda rufite amakuru yabanye umuryango hakiri kare tuguma hanze tubese turinjira gute ngo stade yuzuye stade yuzuye saa 8:50 nta hantu umuntu yabona nako sorry saa 7:50 nta hantu umuntu yabona ca ariko ukabona gutya ko ninje ndi kumwe na Hussein ari kwinjira wo muri Reyo na Gacinya bari kwinjira akabareba ku isura gakurura ati wowe injira nta kibazo ubwo nguma hanze kera kabaye kubera umubyigano wari hanze kuri gate ya VIP barasunikana gate irafunguka turinjira barasunikanye kuko ni barasunikanye kuri gate ya India VIP abantu barasunitse ubona ko n'ibintu bidasanzwe hari n'umuntu yashobora kwikubita hasi akabera umuvundo uteye ubwoba kubera abantu bari benshi cyane ariko ubwo tumukugeramo twinjiramo handi ujya bagusakira kugira ngo uhite winjira muri stade nanone Gatete arongera abibamba rwose ibyo kuvuga ngo urinjira byo byari byananiranye pe ahubwo we waciye he winjira we nta kibazo mufitanye jewe nta kibazo ngirana n'umuntu nta kibazo waciye se winjira jewe kuri VIP nari mfite tike ya VIP warinjiye tukomeza uragenda kandi twaraze imodoka yawe yari imbere y'iyacu n'ubundi mwinjiye tubareba ariko uburyo winjiye kandi twinjiye amasaha amwe uburyo bakuretse je sirinjye cyo mpamvu nakubajije umuntu yanyohereje video iyi video se bakubazaga ikirika bakubujije kwinjira Unikeri Nikeri iyi iri hese iyo video muri kuyirebera he iyi video twa turi kuyireba ubwo ndayifite oyazi isa nadushyiriremo uburyo ufite itike ariko ukaba uri kubaza uburyo ugomba kwinjira baguze amatike arashira bigera naho bakomeza kwinjizamo abantu aha twari baratuzengurukije twinjira mu kandi karyango nanone ngomba gutambuka nkicara intebe bari bamfatiye hirya nabyo birananirana ko ntambukaho baranze kabisa wamenye ko twabatanze video wamenye ko twabatanze kugera ku kibuga kandi twarahagereye rimwe reka twahagereye rimwe ngewe nyamara akazungu namusanze ahambwe ati twahagereye wese Karenzi yije kera atamureba nari nimagaranye na kera kandi kera ni wambwiye ati dore Karenzi arinjiye je ninjiye imbere yawe ibyo ari byose ariko iyo video barayimpaye hano byana oya ni umuntu wanditse hano ngo hari groupe muri yo n'abantu ati dore bamwemeje ntago ari bwinjire muri match ati igihe yahereye avuga nabi APS doreze ariko uwo mujene hano si muri stade simbere aho twe twamaze kugeramo ari kwitwa Gatete byari byanze burundu yari yanze ariko ninjira imbere ya VIP ibyo ntibyashoboka kuri Gatete oya sinzi ikibazo kuko ngo hari umuntu unyandikiye ubutumwa Gatete ranyangiye pe arambwira ati muze kugaya abantu banze ko coach Jimmy Mulisa yinjira bamusubiza inyuma wowe wenyine ntabwo arebye match coach Jimmy Mulisa watoje APR ntabwo arebye match ntabwo bamuzi ngo bamusubije inyuma
ariko nanone byaterwa amabwiriza yari ahari niba buri muntu ari kwishyura ibyo ntubu none se ngiye ko nari nishyuye byagenze gute niba Kazuba? amabwiriza yari uko umuntu wese ari bwishyure ntabyo kuba mu gihe muri iki gihe ariko nanone Iyi rimwe na match rimwe sinzi rega uburyo byari hari n'abantu bihagaze. baba batabazi ariko nanone ko twabonaga abantu ba polisi se ngo baje gufasha aperi gufana batishyuye noneho Babonye dore abapolisi igitangaza benshi. cyabaye muri vip wowe ugurishije amatike ya vip urangije wemera abantu bafite amakadi batishyuye vip nibo bari biyicariye gure amakadi y'iki Kuko ngo- bari bafite berekanaga amakadi abapolisi basanzwe abantu bakinjira nyine ubwo babona bafite akandi kazi barimo none se kuki bagurisha itike ya vip waguze itike iyo babireka kugurisha itike za vip abapolisi Byari bimaze. bambaye imyenda oya gisohotse Byari nawe bimaze iki? n'abafana hanze barakaye cyane Byari bavuga bimaze ngo- iki? ngo babicaje ngo ahantu niba ari ahangahe kandi habita bishyuye handi hirya kirenga niba yarafite Bishyuye. ibihumbi 10 Mm. yishyuye ku munota yinjiye ku munota 24 tuvugana yari hanze yananiwe kwinjira kandi mubwo ni stade ndabona yuzuye aravuga ati baratubwira ko abantu barimo imbere benshi batishyuye abishyuye twe turi hanze ndamubwira nti rero gerageza ugane ku irembo rigana kuri mo kigali hari arambwira ati nani mavuye ndabona ikivunge cy'abantu barimo kwinjira ariho aryo rembo rifunguye kuko andi yose yari afunze stade yuzuye nkagira amahirwe asanga ifunguye arinjira aza kugerageza ngira ngo abone aho ahagarara byari bigoye kabisa ibumoso Kuki? ariko igitangaje ni uko bavuga ati aba benshi mwabonye abapolisi bambaye amatiriningi nabonye Baje oya kwifana. n'abambaye baje gufasha Eh, aperi bari gufana. benshi pe bari benshi gufana umuntu yarambwira ati bariya ntibishyuye ni urugero bari ahantu hasakaye ubwo rero numva ko niba ukora ibyo bintu ubanze wibuke ngo wagurishije amatike angahe amatike reka kuyagurisha Waguze wese niba uzi ko iyo- abantu bari buze muri vip sibyo turi bwinjiza abafana Yewe, batishyuye batishyuye baje kudufasha gufana n'urugero wa polisi kura amatike 1000 yewe turagurisha 6 kugira ngo abantu baguze amatike bataza kubura umwanya sinzi urugero rero ubwo byakozwe rero ahangaha niho tike itazira kuko niwe Ubishinzwe. ushinzwe ibijyanye n'amatike by'umwihariko n'akanyenyeri kakoreshejwe na ka tike kuri iyi match ya apel kugura amatike twageze ejo vip itari kugurwa bigombera yuko ugomba kugura amatike 5 Si- ubwo ibi- y'ibihumbi 100 cyangwa se ubikanga ukagura regire cyangwa genero vip yari kugurira abantu 5 bivuze ngo yari yashize uwundi wese ushaka kugwa n'uwo wabigerageza akagura iz'abantu 5 sinzi ko yinjiye kuko vip yari yuzuye vvip yari yuzuye Nta hantu ushobora kubona ahantu hose uhagarara. ari huzuye bari no kumbwira ngo hari Ntushobora ku- abasunitse umuryango ngo ntushobora umuryango kumbwira ngo wacitse. ukizemo amatike muri vip nurangiza uzanye abantu bicaye muri vip ku buntu niba wabiteganyije uko ni uburenganzira bwawe kura amatike muri sisiteme abantu binjiremo uko wabiteganyije umuntu yaguze Uko itike stade y'ibihumbi 20 ngo ujye kumwicaza ahantu y'ibihumbi 5 y'ibihumbi 3 hari impamvu umuntu aba yaguze iyo tike hari impamvu nawe yanze ako kavuyo hari impamvu nawe yanze izuba. ako kavuyo bya bindi bo wanga byo kuvuga ngo uraza werekana baje ahubwo noneho ukaza umuntu aragusunika ukagira ngo mufitanye ikindi kibazo ubwo witwa gatete we nenda niba misiyo bari bamuhaye simbizi cyangwa bari bamuhaye misiyo ya muganga niba bamuhaye na misiyo ko akimbona ko bateri kare nakwinjirana akimbona yahise mbura uramara iki hano twese kuza hano ngusaba uburenganzira wowe reba baji mfite hari baji ndi kukwereka ngo ninjire reba tike mfite ibindi tubivugane nyuma nabyo birananirana ubwo ariko dushimira abafana ba pepe baje ku bwinshi bari benshi pe byarantangaje saa 8 kuza abafana rero reka ndakuruta reka nkugire inama urabona izo ntambara ngewe inama nakugira kuko uwo mu Rwanda ndamuzi n'imikorere ndayizi yego usa nk'ugabanyamo iyo ndirimbo urumva uwo mu Rwanda ndamuzi maze igihe muzi sitarateji ze ndazizi uko akora ndabizi nuko arwana ndakuzi n'uburyo urugamba rwinjiramo ni ukuvuga rero hagomba kuba buri gihe hari radiyo ifitanye ibibazo na aperi kugira ngo byitirirwe icyo kintu donc icyo gihe iyo radiyo niyo aperi yatsinzwe iyo radiyo niba yatumye itsindwa n'ikintu cyose cyabaye biritirirwa iyo radiyo kiba cyaturutse kuri iyo radiyo ibintu byose biba bihuriye kuri iyo radiyo burya imyaka yose niko biba bimeze niko intambara yayiteguye ngo buri gihe haba hari radiyo yateje ikibazo iyo yanga aperi isebya aperi yego donc ibintu byose bikaba ari aho
usanga bihuriye buriya ibirego wasangayo ntabwo bigira ingano bya SKFM byinshi hari n'umuntu warabimpamagaye nimugoroba rwose numva afite ubwoba bwinshi ambwira ati rwose aya ni amakuru ntuyasuzugure nyakuye ahantu hizeye ngo rwose misiyo yihutirwa yego ngo rwose umuntu yavuye hanze aricyo kimuzanye ngo gufungwa SKFM ugomba gufungwa ngo gufungwa kandi ngo yarahageze ndamubwira ni rero haje umuntu uvuye hanze ngo haje hitabajwe umuntu uvuye hanze oya niwe ngo aba hanze ngo ariko mu byamuzanye ubu harimo misiyo yo gufunga ngo SKFM aha ariko SKFM ni Robin ndamubwira ni rero ndamubwira ni SKFM ntabwo ari sonorizasiyo ntabwo ari radiyo gare cyangwa na gare ya noza ntabwo babyuka ngo bayifunge gusa burya niya gare ya Nyabugogo ntirwanya iki gihugu kuba yavuga ko umutoza yakinnye nabi ko umukinnyi yarasa igitego adashoboye ko sinzi kavuna n'akana k'abagize batya cyangwa ibyo mvuga birahurirana n'ibyo numvaga ngo ariko abakinnyi abantu barabeshywa ngo utsinda piramide ngo yaje aho ntibihura n'ibi byose birahura turayigaruka piramide ngo ugomba gutsindwa birahura ngo yaje ngo uyitsinda ngo yaje urumva rero icyo nshaka kukubwira Rikari yego ni ukuvuga ngo izo nizo sitarateji akoresha ubu rero SKFM niyo skeputigoti niyo igomba kwitirirwa byose bibi bube kuri aperi ni SKFM urumva so rwose birashoboka ko twavuga amakuru y'imikino kandi ibintu bikagenda neza izo ntambara tutazirimo ndabeshya akazu birashoboka ko twasesengura aperi uko yakinnye mu kibuga aperi uko yagize gutya uko uko iyobowe ibyo byose turabyemerewe kuki se yitirirwa ariko izo ntambara tukazireka kandi byakunda cyane mumbabariyeho rwose kuko hari n'ibintu birabona bidutesha agaciro kuko giye nk'umuntu w'umusaza izo ntambara waziretse reka tubigusabire mu kiganiro hari ikintu kimwe yewe nk'umuntu w'umusaza ndajomera hari ibyo ndeba nkavuga ngo upima ikirere hakiri kare ariyo mpamvu hari ibyo reka arashobora kuvuga nka ceceka cyangwa nahisa nka ceceka yewe na karenzi nkavuga ntacyo mvuga kuko izi ntambara sinzi narenze urwego rwazo ku byo karenzi avuze mwaretse tukibera mu kibuga